Mu kugena ejo hazaza ni ngombwa gushyira intego yawe yo kwigenga mu bukungu imbere y'ibindi byose mu bitekerezo byawe. Imwe mu mpamvu ituma abantu batagera ku ntego y'ubukungu ni uko batayitekerezaho cyane bihagije ngo bamenye impamvu nyamukuru bashaka kuba abakungu. Usanga igihe kibarengana, babifata nk'ibisanzwe mu buzima bwabo, ugasanga bategereje ko hari uzabibakorera cyangwa uzabaterura. Kandi wibuke ko uba icyo utekereza igihe kinini. Ubusanzwe mu buzima ukurura ibintu uhora utekerezaho cyangwa wishyiramo wowe ubwawe. Niba utekereza gushaka amafaranga igihe cyose, niko uzakurura uburyo bwose bwo kuyabona no kuyatanga. Uko umuntu atsindwa mu bukungu. Abanyarwanda cyangwa imiryango myinshi muri Afurika iki gihe ntibizigama. Abagera kuri 70% by'abakozi mu Rwanda nk'uko babyivugira bahembwa intica ntikize. Bivuga ko ayo bakorera yose ashirira mu byangombwa by'ibanze. Duke dusaguka tukishyura amadeni bagasigariraho. Umuryango uciriritse w'umunyarwanda uhorana nibura ikirarane cy'amezi 2 y'ubukode bw'inzu. Uhagaritse umushahara wabo gato babura iyo bajya. Ntibaba bakibasha kwishyura inzu cyangwa ngo babone icyo bahagwatiriza. Umuntu udafite amafaranga asa burya n'umuntu uheruka kurya muri rimwe. Umuntu ushonje rero ahora yitekereza uko yabona ifunguro nta kindi. Ni nako bimera ku muntu ufite ibibazo by'amafaranga, ahora yitekerereza akanahangayikishwa n'amafaranga igihe cyose. Imbaraga basigaranye muri we aba ari nke kugira ngo atekereze ku bimukikije cyangwa se ibintu byiza bishobora kumuteza imbere. Kugira ngo udahangayika ukeneye kugira amafaranga ahagije. Umuhanga umwe mwicengera muntu abo bita abapsikologe yise amafaranga ingingo y'isuku. Njyewe nyita isabune y'umubiri. Atera akanyabugabo mu gihe iki n'iki kuko ntiwabaho neza utayafite. Ni ukuvuga ko buri wese akeneye nibura ya ngombwa kugira ngo yumve amerewe neza. Niba ufite ari munsi yawe ukeneye uzahora uyatekerezaho, kandi niba ufite arenga uzumva uruhutse. Ubona umwanya wo gutekereza ibindi bigufitiye akamaro mu buzima bwawe. Abaherwe bo bazakubwira ko icyo amafaranga amara ari ukuguhoza ku isonga, ugahorana ishema. Iyo wageze aho rero urabimenya ukareka guhora uyatekereza. Amafaranga uyabona nk'igipimo cy'uko ukora neza. Iyo ufite ahagije utangira kwitekerereza ubuzima, imibanire yawe, ukanakora bitandukanye na mbere, ukanahorana n'umuryango wawe. Hari naho ugera amafaranga akaba atakiri ikibazo kuri wowe. Aha rero niho uba warateye imbere mu buzima bw'ubukungu. Ariko iyo ufite munsi yayo nta kindi utekereza, ubyuka uyatekereza, unywa igikoma cyangwa se icyayi ariyo urimo, ukirirwa uhangayikiye amafaranga. Ikibazo cyayo kinjira mu mibanire yawe n'abandi kandi kikagira uruhare mu mahitamo cyangwa se choice zawe, yewe no mu byo urya ku manywa. Ubu rero ntabwo ari uburyo bwo kubaho. Kimwe mu bibazo by'ingutu bitanye abashakanye mu gihugu cyacu ndetse no muri Afurika ni ikibazo cy'amafaranga. Kimwe mu bitera imihangayiko ya kamenamutwe, agahinda, intimba no kwiyahura kuri bamwe ni ikibazo cy'amafaranga kiba cyarenze byose. Urayakeneye cyane ngo ugire umutekano w'ubukungu, ngo ugere ku ntego zawe zo kwigenga mu bukungu. Inshingano ikomeye y'umuntu ukuze nkawe ni ukubaka ibikingi by'ubukungu. Aha ndashaka kuvuga gushyira amafaranga yawe mu mitungo itimukanwa, ku buryo utazongera guhangayikira amafaranga ukundi. Buri wese n'ibyo akora ibiri amahire ni uko hari inzira nyinshi aho uri zishobora kugufasha kugera ku bwigenge mu bukungu. Ushobora kubisoma mu nkuru nyinshi z'abakungu mu binyamakuru, radio, televiziyo, ukanabyumva no ku bantu muturanye, uzi neza cyangwa se utazi. Hari amagana n'ibihumbi by'abantu yewe n'amamiliyoni zabo bahereye ku busa ariko bakaza kugera mu bushorishori bw'amafaranga. Hari ibitekerezo n'amakuru menshi hafi yawe y'uburyo wagera ku bwigenge mu bukungu birenze uko wari kuzayikuraho wenyine ntacyo ukoresheje. Ushobora kongera amahirwe yo kugera ku bukungu ushaka ukoresheje ihame ryo kwigana abandi bateye imbere mu byo bakora. Iryo hame rigira riti: uzagera ku bukungu bwihuse hakurikijwe uko wigana abandi bateye imbere mu byo bakora n'uburyo wowe ubishyira mu bikorwa byawe. Iyi ni inzira yoroshye kandi iboneye benshi birengagiza, bakagerageza guhimba izindi, bagashakisha kugera ku byo bashaka mu mwuga wabo na business batigiye ku byo abandi bagezeho. Ubwenge burarahurwa. Nkomeza kubasomera kino gitabo cya Dieudonné Damour. Harawe yavuze ati: inshuti yanjye yo mu gihugu cya Korea y'Epfo witwa Mr. Lee yambwiye ko ihame risumba yandi atarazi ari ukwigira ku bantu bafite uburambe. Yabwiye ko ntacyo waba cyangwa se wageraho kuri iyi si utarikoresheje.
Ushaka guhirwa ugomba kurebera ku babigezeho, ku byo ushaka, ukiga ibyo bize, ugakora ibyo bakora, ugakomeza kugeza ugeze ku byo bagezeho. Wita igihe cyawe, amezi n'imyaka by'ubuzima bwawe ngo urarwara no kuvumbura utazi ko ibintu byinshi biba byaravumbuwe. Ahubwo soma ibitabo, ukurikira amasomo atangwa n'abahereye ku busa bakaza kuba abaherwe. Ufate ibyo abandi bavumbuye cyangwa se bakora, ubikore neza kubarusha cyangwa uhindura akantu gato kuri byo. Iga kandi umenye ubwenge bwatumye babigeraho n'uburyo babigezeho. Shyira indangagaciro mu byo ukora byose. Ihame ryo gushaka indangagaciro rifite ireme mu kugera ku ntego y'ubukungu. Burya ubukungu bwose buza ari icyegeranyo cy'agaciro mu byo wakora byose. Iyo ushobora gukora cyangwa kongera agaciro mu murimo wawe, isosiyete yawe cyangwa se mu bakiriya bawe, ubasha kunguka cyane no gutera imbere vuba. Uko wongera agaciro ni nako nawe wihesha agaciro. Kugira ubushobozi bwo kwakira ubumenyi bushya, ibitekerezo n'inama, kumenya kureba kure, ibyo byose kumenya kubishyira hamwe mu gihe iki n'iki, ukabikoresha mu guteza imbere ubuzima cyangwa akazi k'undi muntu, nibyo bizagena uko ibihembo cyangwa se inyungu, amafaranga bizangana mu gihe kiri imbere. Mu yandi magambo, ugomba guhora ushaka uburyo wakongera agaciro k'ibyo ukora, inyungu z'abakiriya, agaciro kabo, no guhora ushaka kunoza ubuzima bw'abandi. Niyo nkomoko nyakuri y'agaciro karambye n'ubukire. Amabanga 7 yo gushaka ubutunzi. Hari inzira ndwi zihambaye zo kongera agaciro k'ibyo ukora ndetse n'aho uri. Imwe muri izo iyo ari yo yose iraguhagije ngo uhinduke umukire cyangwa se umukungu. Iyo uzikomatanyije uzatangira kubona amafaranga ku buryo bwihuse utatekerezaga. Gukorana umuvuduko. Inzira ya mbere yo kongera agaciro ni ugukora ibintu wihuse. Ongera umuvuduko ugufasha gutanga umusaruro cyangwa ibicuruzwa byawe abandi bagutegerejeho. Muri iyi minsi abantu ntibakigira ukwihangana. Abakiriya benshi bifuza ibicuruzwa byabo ako kanya bamaze kwishyura. Ubu hari n'ibigezweho, ubanza ugaha abaguzi ibicuruzwa noneho bakakwishyura nyuma. Abantu rero bongera agaciro k'ibicuruzwa cyangwa serivisi kubera uburyo bibageraho ku buryo bwihuse cyane. Iyo ukora ibintu vuba cyangwa ukabibagezaho vuba, ufatwa nk'ushoboye cyane kurusha abazarira cyangwa se bafata igihe kinini. Ibicuruzwa byawe icyo gihe bifatwa nk'ibyiza kurenza ibindi. Umuvuduko rero uguhesha ingufu mu bo muhanganye muri byose. Agashya kose muri business y'iki gihe kaba kagamije kugabanya igihe Agashya kose muri business y'iki gihe kaba kagamije kugabanya igihe gikenerwa ngo kigere ku muguzi. Ugomba rero kongera umuvuduko ugerezaho ibikenewe ku baguzi bawe ku gihe. Iterambere mu ikoranabuhanga rigamije kwihutisha inzira yo kugera ku muguzi cyangwa se umuranguzi mu buryo bukozwe vuba. Uburyo bushya bugenda bukoreshwa na benshi mu micungire y'iki gihe, bwose buba bugamije kwihutisha ibintu no kugabanya igihe gikoreshwa. Amavugurura yose, haba mu bushakashatsi, mu miyoborere, mu misobanurire, mu bushakashatsi, doka aya mavugurura mubona akorwa abagamije kongera umuvuduko no gutanga serivisi nziza kurusha mbere. Ukakira bose na yombi, ndavuga amaboko. Ihangana ku isoko ubundi riba rigamije gusimbuka abo muhanganye kandi ugafatisha abakiriya vuba. Gushimisha abakiriya nibyo biba bituma wongera umuvuduko, kuko buryo uwo muhanganye agomba nibura kuwugenderaho cyangwa se akawurenza abonye agikeneye kuguma ku isoko. Ni ukuvuga ko icy'ingenzi ari ukuba ushaka kunoza serivisi yihuse nibura 10% kurusha abo muhanganye, bityo ukaba ugana inzira yo kwigenga mu bukungu. Ibi nibyo wakagombye guhora utekereza, kwihutisha serivisi kuba kugana, kuko umuvuduko ni isoko y'agaciro abantu bazaguha. Shimangira ireme ry'ibyawe. Uburyo bwa kabiri ushobora kongera no kuzamura agaciro k'ubuzima bwawe ni ugushimangira unahiremo ibyawe kurusha abo muhanganye kandi ku giciro kimwe. Gushimangira ubuziranenge bw'ibyawe ni ukubanza ukamenya uburyo abakugana bafata ibyo ukora, hanyuma ukareba uburyo bashimishiriza aho ngaho udahungabanyije ibiciro. Ibigo byinshi ntabwo bizi mu by'ukuri uburyo ababigana bafata ibyo bacuruza cyangwa se bakora. Ikizwi ni uko ubuziranenge cyangwa se ireme ry'ibicuruzwa rigenwa n'ukuntu ukugana yafashe igicuruzwa cyawe. Igiciro nyacyo cy'igicuruzwa gishobora gushyirwaho muri ubu buryo. Tumaze kubona ko uyu wakugannye mu by'ukuri akeneye iki gicuruzwa kimuhe bwangu kurusha abo muhanganye. Agaciro k'igicuruzwa ntibivuga kuramba kwacyo n'ubudahangarwa mu ngano, ahubwo aka gaciro kajyana n'akamaro icyo gicuruzwa gifitiye umuguzi, uburyo bwihariye agikeneyemo n'icyo agiye kugikoresha.
Agaciro kandi ni inyungu runaka umuguzi ashaka mu buryo uyimugezaho. Ibyo nibyo bigena ubwiza bw'igicuruzwa mu mitekerereze y'umukiriya. Iyo ubajije abaguzi cyangwa se abaza guhahiraho, uzasanga hari ibice bibiri by'imicururize. Hari igicuruzwa ubwacyo, hari n'uburyo kigezwa ku mukiriya. Niyo mpamvu bivuga ko ibigo cyangwa se amaduka y'abanyamahanga bacuruza ibiribwa, amabanki bitanga serivisi nziza kurusha ibindi mu rwego rwo gushimisha ababigana. Izo serivisi zabo ziba zihuta, guha agaciro ababigana kandi bakabakiriza ibicuruzwa bifite ubuziranenge, bisukuye kandi ku giciro cyiza cyane. Ntabwo bijya bikunda kurushanwa, ahubwo icyo bakunda ni uguha ababagana serivisi ihuje n'ubushishozi bw'ababagana. Tekereza kuri Mobile Money cyangwa Western Union kuri serivisi zabo. Mu minota itarenze 10 iba imaze kugeza amafaranga ku muntu wifuza kandi mutari kumwe. Ujye uhora wibaza uti, ni gute nazamura ireme ry'ibyo nkora ngendeye ku byungana yifuza by'ukuri? Hano hari ingamba zabyo. Umva ibibazo, ibyifuzo ndetse na bimwe mu byo abakugana bakugezaho. Tumira abashoramari bawe cyangwa se abakiriya bawe kugira ngo bakubwire ibyo babona bitagenda. Ubabaze niba bafite ibitekerezo ku byerekeranye n'ibyo ubaha ndetse na serivisi ubagezaho. Niba ubatumira buri gihe ngo bakubwire uko bimeze, bazakubwira ingamba uzafata ngo urusheho kubashimisha. Ibyo bimenyetso byose bizaguha uburyo uzarushaho gukomeza gutsindira imitima yabo baguzi, kuko ari bo soko y'ibyo ucuruza aho iwanyu. Gushaka uburyo bwo kongera agaciro. Ingamba ya gatatu yo gushaka kuba umukire ni ukongera agaciro mu byo ukora byose. Niba ushaka kongera kwihagararaho nk'umugabo cyangwa se nk'ikigo gicuruza, ugomba kongera agaciro mu bintu byose ukora, kandi ubigeza kuba kugana ari bo bakiriya kurusha abo umuhanganye. Ushobora kongera agaciro mu byo uha abakugana wongeramo ibintu bidasanzwe muri ako gace, kandi usanga kubikoresha byoroshye cyane. Ushobora kongera agaciro wigisha uburyo busanzwe bwo kubikoresha, nko kubigisha gukoresha mudasobwa ukoresheje imfashanyigisho. Imwe mu mbogamizi abantu bakoresha mudasobwa bahura nayo ni uko bayikoresha batabanje gusoma amabwiriza. Mudasobwa ibice byo hanze biyigize, gahunda zayo biroroshye kubikoresha, uretse ko abenshi bashaka kubikoresha badasomye amabwiriza. Ubwoko bwiza n'uburyo busanzwe nibyo bitanga agaciro kabyo. Niki wakora kugira ngo wongere agaciro k'ibyo ukora umunsi ku wundi? Umucuruzi yongera agaciro k'ibicuruzwa bye abaza ibibazo byiza, agakurikira yitonze cyane, nuko muri ubwo bwitonzi bwe akagenda yishyiramo animenyereza gutanga ibicuruzwa bye uko umukiriya bishaka, akabigira umuco. Ikivamo rero, umukiriya afata wa mucuruzi nk'umuntu wamugiriye akamaro, akanagahesha bizinesi ye kurusha wa wundi utitaye kuba musanga ngo abafate neza. Oroshya imikorere yawe n'abandi. Ingamba ya 4 mu kongera agaciro k'ibicuruzwa ni ukuzamura ubudahangarwa mu bwishyura bw'ibicuruzwa ndetse na serivisi inoze. Ububiko bw'ibiryo bugomba kuba bumeze neza, ku buryo usanga abantu amagana n'amagana bakwitabira. Abakugana bashobora kwishyura akanozangendo ikirenga kuri buri kimwe cyose 15% cyangwa se 20%. Uzasanga ari ibintu by'agaciro cyane kuri bo, kuko ntibibasaba gukora urugendo ngo bajye guhahira mu mijyi cyangwa se mu mangazini manini bajye gushakaho ibyo nawe ufite. Urugero rwiza natanga nuko Sina Gerard yishingiye ikigo mu cyaro agendeye ku by'abaguzi bakeneye. Ndababwiza ukuri, nta muntu ujya mu majyaruguru adahagaze kwa Sina Gerard, dore ko ubuhahindutse iduka rikaze cyane. Ikarita ya banki idasanzwe ukoresha muri mashini bita ATM nayo yazamuye agaciro cyane, kuko aho ugeze urayikoresha. Ikora amasaha 28 kuri 28. Ni iya mbere mu byazamuye ubudahangarwa bw'ubucuruzi. Amabanki yafashe iya mbere mu kuzamura agaciro k'abayagana, mu kubitsa ndetse no kubikuza. Ubwihute n'itangwa rinoze rya serivisi n'ibicuruzwa ni bimwe mu bituma abagana abacuruzi bahitamo babibakorera neza. Ni gute rero wakorohereza abakugana kubona ibicuruzwa na serivisi zawe? Ni gute waborohereza kuvugana nawe babyishimiye ku buryo batakwifuza kuvugana n'undi mucuruzi uwo ari we wese? Reka turebe ku ngingo ivuga ku kunoza serivisi. Ingamba ya 5 yo guha agaciro no kuzamura ubukungu bwa muntu niyo gushimangira no kunoza serivisi z'abakugana no kubafata neza. Burya abantu baganzwa cyane n'amarangamutima yabo, baganzwa cyane n'urukundo n'urugwiro bagirana hagati yabo. Umucuruzi w'intangarugero ufite ingamba zikaze zo kwakira abamugana niwe ushobora kwiharira isoko mu ruhando rw'abo bahanganye, ndetse akagira n'abakiriya b'imena kandi bahoraho.
Ibi bivuga iki? Nagize amahirwe yo guhura n'umucuruzi w'amamodoka muri Suwede. Yambwiye uburyo yubatse izina akaba umucuruzi w'amamodoka muri Suwede. Filozofiya ye yari yo guhoraho abakiriya ibyo bakeneye mu kugura imodoka nawe. Yakurikiranaga hafi n'ubwitonzi ibitekerezo ndetse n'ibyifuzo byabo. Hanyuma agahita abishyira mu bikorwa naho byaba bitarigeze bibaho mbere. Kamwe mu dushya twe ni uko buri gihe yahoranaga amamodoka akodeshwa, ku buryo abantu bashoboraga kumusigira imodoka yabo umunsi wose. Iyo modoka yabaga ikeneye kugira ibyo ikorwaho cyangwa se kujya mu igaraje ku bindi bibazo, yahitaga yohereza indi modoka nshyashya bihuje agaciro igasimbura ya yindi mu gihe kiri mu igaraje. Igihe cyose imodoka yazaga ikeneye kugira icyo ikorwaho, yizezaga nyirayo ko igomba guhita ikorwa neza, bitaba ibyo ntizishyurirwe igarutse gukorwa kuri cya kibazo. Buri mukanishi wese yabaga afite inshingano ku kazi yakoze, kandi niba hari imodoka yagarutse mu igaraje ku kibazo kimwe, umukanishi wayikoze yagombaga kuyikora nta kindi kiguzi asabye. Urutonde rw'udushya twe ni rurerure. Icyavuyemo ni uko ahantu hose akorera, igaraje na parikingi isetabye nibyo byitabirwaga na benshi. Ni ryari wafata neza utya abakugana, haba mu bucuruzi, mu nganda cyangwa muri serivisi zawe, ukabura kurenga abo muhanganye? Uburyo bwo gushimangira no gukorera serivisi inoze abakugana cyangwa se abakiriya, yaba umukoresha wawe cyangwa se abo mukorana, bugenwa n'imitekerereze yawe gusa. Jyana n'ibigezweho. Uburyo bwa gatandatu bwo kongera agaciro n'ubukungu ni ukumenya no gusobanukirwa uko ubuzima n'imibereho by'abantu bihinduka. Urebe kandi wiga uburyo amatsiko y'abakiriya bawe, abato n'abakuru, abakomeye n'aboroheje, bahinduka mu byifuzo, mu byo bakunda cyangwa bahitamo. Wiga icyo imideri mishya ihindura ku myitwarire y'abakiriya, ku micungire muri rusange ndetse n'ibicuruzwa byawe na serivisi. Urugero, niba nta ntambara iriho cyangwa se icyorezo nka COVID-19, tugakomeza kuba mu mahoro no kugira ubuzima bwiza, miliyoni z'abantu bazajya basaza buri mwaka, hanyuma abasaza barambe kurusha mbere. Abantu benshi bazita ku mazu cyane, bivuze ko bazakoresha amafaranga menshi, bazayakoresha mu kuryoshya ingo zabo, ubusitani, uruzitiro, ibikoresho ndetse n'umuryango. Ngaho nimurebe uburyo sosiyete y'Umusuwedwa IKEA ibyo yagezeho. Mfashe urugero kubera ko nakoreye IKEA muri Aziya ndetse no mu Burayi, kandi nkaba nzi neza ko twebwe Abanyarwanda cyangwa se Abanyafurika mu myaka iri imbere tuzageraho Abanyaziya cyangwa se Abanyaburayi bageze, ndetse dushobora no kuzaharenza, kuko burya Abanyafurika dufite ubwenge n'imbaraga. Ikibuze ni ikinyabupfura no kunyurwa cyangwa se discipline byakabaye rusange muri twe. Ngendeye kuri ubwo burambe, nakwemeza ko ingimbi n'abangavu bafite imyumvire itandukanye n'iyabo barutanaho gato. Ihinduka ry'imibereho n'imiturire y'abantu bituma havuka ibicuruzwa bishya ndetse na serivisi zitabonekaga mbere. Icyo ukeneye muri byose kugira ngo ugere ku bukungu ni kimwe: ni igitekerezo gishya ku isoko ryagutse kandi ry'inzaduka. Nka East African Community ni isoko rinini kandi nawe ushobora gukoreramo. Si ngombwa ko igihe cyose ugomba gucururiza aho uvuka. Reka nguhe urundi rugero. Mu myaka mike ishize, abacuruzi batatu bishyize hamwe batangiza resitora bise Happy Kitchen. Tugenekereje mu Kinyarwanda ni nk'igikoni kinezereje. Bitewe n'igwa ry'ifaranga ryabaye hagati y'ibihumbi 2008 kugera mu 2010, abantu bagabanije amafaranga bakoreshaga bagura ibiryo hanze y'ingo zabo. Bari bagikunze ibiryo byo mu tubari n'amaresitora kubera guhora bahugiye mu kazi, ariko kubera ubukene bwari bubugarije ndetse bakaba batarashoboraga kujya mu maresitora ahenze, filozofiya rero ya Happy Kitchen yari ugutanga icyo bise mu rurimi rw'icyongereza gourmet fast food, bikaba bivuze ibiryo byinshi kandi byihuse. Ibyabaga bibigize byari cyane salade ziteguye neza, imigati, inkoko zikaranze ndetse na pizza. Ubwo byahise bimenyekana cyane hose. Mu gihe gito resitora Happy Kitchen yubaka izina, iramamara iba ubukombe. Nuwuhe muderi ubona mu bakiriya bawe, mu kigo, butike cyangwa se muri business yawe ushobora kuririraho bikagufasha kubakorera neza kurushaho kandi bigezweho? Rimwe mu mategeko ya mbere y'ubukungu rigira riti: twara ifarasi mu cyerekezo ijyamo. Ntuzahirahire ngo unyurane n'ibigezweho, ahubwo business yawe n'akazi kawe bijye bihuza n'imideri igezweho. Iryo ni ihame rusange ahantu hose mu bihe byose. Abakiriya b'iki gihe basaba umutima nama w'ubumenyi, agaciro n'ubukerebutsi budasanzwe. Gurisha neza, ntugahende. Ingamba ya karindwi yo guhesha agaciro umukiriya wawe uje ukugana no kongera ubukungu bwawe ni ukugabanya ibiciro.
shaka uburyo wagurisha ibicuruzwa byawe na serivisi zawe udahenda. Niba ushaka kugera ku bukungu burambye, gurisha n'abantu benshi kandi ubahere igiciro cyo hasi. Ububiko bw'inganda zikomeye z'abaherwe nka IKEA ndetse na H&M muri Sweden bushingiye hanini ku bintu bidahenda. Ibyo bicuruzwa bigurishwa amamiliyoni ku bakiriya baturuka imihanda yose kuva mu museke kugeza rirenze. Ni gute watanga ibicuruzwa na serivisi byawe by'agaciro ku giciro gito? Reba ririya soko rya Tedemir mu mujyi wa Kigali, ricuruza ibintu byose kandi ku giciro cyo hasi. Buri wese ararizi, si ngombwa ko barikorera ubuvugizi cyangwa se marketing. Ni gute wahananura ibiciro by'ibicuruzwa na serivisi byaguhenze kugira ngo umukiriya wawe agire icyo yizigama? Ni gute wagurisha ibicuruzwa byawe bihoraho ku biciro bisanzwe ariko nanone ukagabanyiriza umukiriya wawe ku bindi by'inyongera? Ni gute ushobora gutangira business yawe uhera abaguzi ku giciro gito kugira ngo wambure abandi isoko ryabo? Dushyire byose hamwe. Ushobora kongera ubucuruzi bwawe cyangwa inyungu ukomatanya cyangwa se ukoresha icyarimwe ubu buryo bwose twabonye bwo kongera agaciro. Ushobora guhuza bubiri cyangwa uburenzeho mu gihe kimwe. Niba ushaka uko wakwihutisha uburyo bwo gucuruza no gutanga serivisi inoze ireme ryabyo mu kubibona no kubikoresha, tanga serivisi nziza inoze, jyana n'imihindagurikire y'imibereho y'abantu ndetse n'ibigezweho. Noneho urebe uburyo wagabanya ibiciro. Uzatangazwa cyane n'umubare uzageraho w'ibitekerezo n'amahirwe azahura nayo. Akamaro gakomeye benshi batazi ko guhesha umukiriya agaciro ni uko bishobora kuba isoko y'ubukungu ishobora kugutangiza ubuzima bushya bw'ubutunzi n'amafaranga menshi. Ababaye ba miliyoneri ku bwabo. Abaherwe cyangwa se abakire, amateka yabo akenshi ajya gusa. Abenshi muri bo batangiye bafite amafaranga make cyangwa se nta nayo. Abenshi muri bo kandi bavuye mu miryango ikennye ndetse banafite amateka yo mu bwana adasobanutse yuzuye ibibazo n'imihangayiko. Abenshi muri bo ntibigeze bagera mu mashuri, n'abagerageje kugera muri za koleje ntibazikomeje, bihitiyemo kujya mu bucuruzi. Ingero zirahari ni nyinshi. Reba nawe iruhande rwawe mu murenge wanyu ni bande uzi b'abamiliyoneri? Abenshi muri bo bagiye babona amafaranga aribo bayishakiye, bagiye bakomeza gutura aho mu giturage aho bubatse n'imiryango yabo. Kuba batunze amamiliyoni y'amafaranga bizwi n'abantu bake. Hari abaturanyi babo bashobora kuba babona amafaranga menshi buri kwezi ariko nta butunzi bageraho nk'ubwabo. Abo baherwe batandukanye cyane n'abantu basanzwe ku bijyanye n'ukuntu bafata igihe cyabo, amafaranga n'ubuzima. Amafaranga n'ubuzima babibona ukundi. Ese mu myaka 10 iri imbere kuki utabura umwe muri aba? Inzira yo kuba umukungu cyangwa se umukire. Dore inzira yoroshye wakurikiza kugira ngo uve mu bukene ube umukire. Iyi nzira kandi ni nayo ngewe nakoresheje kugira ngo ngere aho ngeze aha. Uwo ni umwanditsi ndi kuvuga mu izina rye. Ishobokera buri wese wayigerageje. Gusa isaba ibintu byinshi ugomba gukora kugira ngo ubashe kuyigeraho no kubigeraho. Ariyo mpamvu navuze nti gukira bishobokera buri wese ariko biraharanirwa. Ibyo bintu nibyo byongera amahirwe yo gutunga, binahamya ko amahirwe yose ari ayawe mu gukoresha amafaranga menshi. Niba ugeze aha usoma iki gitabo ukaba uri muri ba bandi batarabona urufunguzo rw'ubukire mu maboko yabo, ukaba ukirimo gutekereza ko byose ari Imana ibitanga, nagusaba guhagarika iki gitabo ugasubira mu buzima bwawe, kuko ntekereza ko impano cyangwa se imbuto y'ubukungu cyangwa ubukire itari muri wowe. Niba rero umaze kwiyumvamo ubushake kandi urufunguzo umaze kurufata mu ntoki zawe, mbere na mbere kugira ngo ube umukungu ugomba kubanza kubigira intego. Ushikamye kandi ukomeje, ukabigira indato, ukabibona imbere yawe, ukareka kujagarara, ukamenya ko ari wowe bireba, kandi bizaba byose, byaba byiza cyangwa bibi, bizaba byatewe nawe. Niba ushaka kugera ku butunzi runaka mu myaka 10 cyangwa 20, byandike nk'intego yawe, maze wiyemeze uburyo ushaka gukira, gutunga angahe mu gihe kizaza, kuko ntiwarasa inyoni utayibona. Wifuza kuzaba umeze ute mu mwaka wa 2030? Uzaba ufite amafaranga cyangwa ubutunzi bungana gute? Icya kabiri, gena igihe ntarengwa cy'intego yawe n'ibipimo byo hagati. Ihe umubare w'amafaranga ushaka kugeraho. Buri kwezi uzigame kandi unashore mu bigufasha kuzagera kuri iyo ntego. Shyiraho ibikorwa uzakora n'ibipimo uzajya ureberaho aho ugeze buri kwezi. Uko igenamigambi ryawe risobanuka niko amahirwe yo kubigeraho yiyongera. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 uzaba umeze ute?
uzaba ugeze he mu kugera ku ntego yawe? Mu mwaka wa 2021 uzaba umaze gukora iki? Ugeze he? Mu kwezi gutaha uzaba umaze gukora iki? Mu cyumweru gitaha uzaba wakoze iki? Iyemeze kuba indashyikirwa. Igihe ufite intego n'igenamigambi y'uko ushaka kugera ku bukungu bisobanutse, uzibaza iki kibazo: ni iki ngomba gukora kugira ngo mbe indashyikirwa bidasubirwaho, mbone amafaranga nkeneye kubona, ngere ku ntego y'ubukungu nishyiriyeho ubwanjye? Icyo wisubiza cyose uhite wiha intego ituma ubona ubwo bushobozi, noneho ube indashyikirwa kuri iyo ntego. Iyemeze gukora icyo byagusaba cyose n'imbaraga zose, ubundi wishyiremo ko ugomba kwishyura igiciro cyose bizagusaba: ingufu, kwimuka, guhindura inshuti cyangwa se umugabo, umugore, ariko kugira ngo ube wa muntu ushaka kuba we kandi ugere ku ntego y'ubukungu wifuza. Ikindi gikomeye cyane ari nacyo cy'ingenzi mu bituma wigenga mu bukungu ni uguhindura ibitekerezo bikuri imbere muri wowe, kugira ngo ubashe kugera ku bukungu buzakugaragaraho inyuma. Igihe ubaye umukungu mu bitekerezo, uzaba ufunguye inzira y'ubutunzi ubuziraherezo. Nubwo watakaza amafaranga kubera impamvu runaka, uzabona mu minsi mike akugarukiye yose, kuko uzaba waramaze kubaka ikigega cy'ubwenge mu mutwe wawe kizahora kikugemurira igihe cyose ugikeneye. Guhinduka umukungu mu mitekerereze yawe bigusaba kurenga gutekereza gusa ibintu byiza, ahubwo ugomba kugira ubumenyi bwubaka ibyo bitekerezo. Ugomba kuva mu byifuzo cyangwa ibyiringiro ukajya mu bumenyi buhamye, kandi ukanemera udashidikanya ko ari we muntu w'ubumenyi, ndetse n'imyitwarire yawe bizakugeza ku bukire busesuye. Igihe wageze kuri iyo myumvire, nta muntu n'umwe wabikwambura. Mu buzima bwawe horana intego y'ubukungu kandi y'igihe kirekire. Huza imitekerereze n'umurimo w'igihe kigufi ugomba gukora, kuko ari nawe uzaguhesha ya mafaranga wateganyije kubana mu gihe kiri imbere. Nahuye n'abantu bagenze amahanga, bagiye mu bihugu bya Afurika, mu burasirazuba bwo hagati, bimukira Amerika, i Burayi ndetse no mu bihugu bimwe bya Aziya. Bari barakijijwe n'iby'ubucuruzi mu bihugu byabo, ariko ntacyo bari basigaranye kubera intambara n'imvururu, bimwe baranabihishe. Intambara z'urudaca muri Congo, Iraq, Syria, Somalia, Eritrea, Ethiopia n'izindi nyinshi. Abantu rero benshi bavuye muri ibi bihugu ndetse n'abavuye iwacu iwacu mu gihe cy'intambara bageze mu bindi bihugu by'i Burayi, Amerika, Aziya ndetse no muri Afurika. Mu bindi bihugu nta kintu na kimwe basigaranye, icyo bazanye ni ukwizera gusa. Bavuga ko bazatangira ubuzima bushyashya cyangwa se ubucuruzi bwabo bundi bushyashya, bakubaka ubukungu bwabo uko babyifuza. Iyo usubije amaso inyuma, urabona ko abari impunzi mbere y'1994 na nyuma yaho, abenshi muri bo bagiye mu bucuruzi batarimo mbere. Nyamara mu myaka mike, hafi ya bose muri abo bari abaherwe iwabo, barongeye nanone bahinduka abaherwe aho bageze. Bazanye kimwe mu bintu by'agaciro: ubwenge bwabo. Banza wiyishyure wowe ubwawe. Akamenyero ko kubitsa cyangwa kubika amafaranga yawe ni imwe mu ngamba y'amahirwe ishoboka ko yazakugeza ku bwigenge mu bukungu. Inkuru nziza igaragaza ingufu zo kuzigama tuyisanga mu gitabo kizwi cyane cy'umugabo witwa Carson yise The Richest Man in Babylon. Isomo nyamukuru ririmo ni uko kugira ngo ube umukire mu buzima bwawe ugomba kwitangaho ikiguzi. Bivuze ngo ugomba kwiha agaciro nawe ubwawe. Ugomba gufata amafaranga ubona buri kwezi cyangwa mu cyumweru, ugakuramo amwe ukareba aho uyabika. Ugomba kuyashora mu mishinga ariko witonze. Akenshi mu by'ukuri kugira ngo umuntu ashobore kwigenga mu bukungu ni uko aba yafashe umuco wo kuzigama igice cy'amafaranga abona buri kwezi, akagifata akagishyira mu mushinga umuzanira inyungu buhoro buhoro. Ihame ryo kuzigama rigira riti: iyo uzigamye igihe kinini maze ugashora 10% y'amafaranga ubona buri kwezi, uzaba umuherwe. Impuzandengo y'umushahara w'abakozi mu Rwanda ku mwaka ni amafaranga y'u Rwanda 120. Ubaye uzigama 10% yayo yaba 120 ku mwaka. Mu by'ukuri ni amafaranga 10,000 mu kwezi. Umaze kuyazigama urahita ushora 10,000 witonze kugira ngo ubone inyungu nibura y'10% mu mwaka. Mu gihe cyawe ukiri umukozi ushobora kuba ufite amamiliyoni. Wajya mu zabukuru uri umukire.
Hari uburyo bwinshi bwo kuzigama no gushora imari bwagushyiriweho aho ushobora kuzigama amafaranga. Ayo makonti rero akura hakurikijwe inyungu z'inyunge, hakurikijwe uko umuntu akora mu buzima bwe bwose. Ayo makonti azatuma ugera ku ntego wari wiyemeje yo kuzahura ubukungu bwawe. Kuzigama amafaranga ni igikorwa gikomeye gihindura imico yawe, bituma imyitwarire yawe iba myiza, bituma umenya kwicunga kandi ukihagararaho, bituma ubasha kwimenya no kwifata ukikomeza. Kubitsa amafaranga yawe, kugira umushishozi n'umuntu utekereza bizira amakemwa aho uri hose mu buzima bwawe, bikakurinda kwangiza. Uyu munsi tangirira aho uri. Ushobora kuba ubitekerezaho, ariko kubera ufite amafagitire yakurenze ntiwakwibuka kuzigama n'10% by'amafaranga winjiza. Nyamara iyo ntekereje aya magambo ya data wambyaye yagiraga ati, niba udashobora kuzigama amafaranga ubwo imbuto z'ubukire si izawe. Niba udashobora kuzigama 10% byawe winjiza, zigama nibura 1%. Gerageza wenda kujya mu bibina cyangwa se ushaka agasanduku. Ujye utahana amafaranga mu mufuka buri mugoroba, nibura ushyiremo ako gasanduku 1/30 cyangwa se 1% cyawe winjiza mu kwezi. Urugero, tuvuge ko ubona ibihumbi 200 mu kwezi, 1% byayo ni ibihumbi 2. Hari ushobora kuzigama 20 ku kwezi. Ngaho utekereza ushoboye kubitsa 20 ku kwezi. Ayo wakaguza inzoga, itabi, bisuguti, soda cyangwa se amayinite n'ubunyobwa, wajya uterera 20 mu gasanduku. Nyuma y'ukwezi ukuri icyo washyize mu gasanduku ukijyane kuri konti muri banki. Iyo konti uyita idasanzwe kuko atariho wabitsa amafaranga yo kugura imodoka, firigo, limuzini n'ibindi. Ayo ni amafaranga ushyira ahantu ku mpamvu yo kuzigenga mu by'ubukungu. Ayo ni amafaranga atajya apfa gukoreshwa uko bibonetse kose. Igihe wayahashyize wowe ubwawe uba wayahebye. Ubwo noneho utangira kwiga uburyo uzakoresha 99 yayo wabonye kugira ngo ubeho neza. Izi mpinduka zidakanganye mu gukoresha amafaranga wagombye kuzimenyera bitarenze ukwezi. Ubwo nanone urazamura kuzigama 2% kuyubona, wimenyereza gutungwa na 98. Ukwezi kuzakurikiraho uzatangira kubitsa 3% yayo winjije, na buri mezi akurikiyeho bityo. Mu mwaka umwe ibintu 2 bizigaragaza mu bukungu bwawe. Mbere na mbere uzasanga uzigama 10% cyangwa se arenzeho buri kwezi. Hanyuma ukabishwaho na 90 cyangwa se munsi yayo, kandi nta ngaruka cyangwa se amanini zabayeho. Icya kabiri, uzasanga waranezerewe nta kibazo cy'amafaranga ufite mu buzima bwawe. Uzarushaho kwita cyane ku mafaranga ukoresha. Uzatangira kujya wigizayo bimwe mu bikenewe, ariko nyuma y'ibyo ntibizongera na rimwe. Uzatangira kwishyura amadeni na fagitire.